ubwo iraje imbere nigende Amen.
aza kundanishima waduha urukundo rutuma twegamirana buri gihe iyo nzira yose dutera ni ngombwa tunongewe nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti njyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvisha ibyo navuza kumara ubwo umera nishima amanogero kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje yasezeranije kuzanjyana kwa data maze nezerwe musingize murori ijabiro ajyana namuri ruhanda mpumuriza nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti njyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvisha ibyo navuza kumara ubwo umera nishima amanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya kubera ko turi abantu turi abanyantege nke neza cyangwa se akabikora by'igice isengesho tuvuga tumusabira tugatubwira Imana tuti dawe aho ngaho uyirengagize twese turi abanyantege nke uratuzi kurusha uko twiyizi aho rero iyo isengesho rigera maze aho Bernadette atageze mugaragaza neza y'Imana ihirengagize maze umukingurire ijuru iri sengesho ryacu natwe ritubera impamvu yo kuzirikana tutese tubayeho dutse ijambo ry'Imana twebwe turikurikiza uko Imana itubwira Imana iravuga muri Yesu Kristo Yesu utubwira uko bizagenda Nyagasani azasange twiteguye isengesho rero Nyagasani aryakire maze umubyeyi wacu mutuza heza tugiye kuvuga amasengesho amusabira ndagira ngo muhaguruke mwese Nyagasani Yesu nabane namwe
bakristo bavandimwe duteraniye hano kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu Nyiraneza Bernadetta Imana yahamagaye mutwaye tukimukunze ariko iyo yamukunze kurushaho ko yamukunze ikimurema. Sengesho tugiye kuvuga dutura Imana ribe ikimenyetso cy'urukundo tumufitiye kandi urukundo ruhoraho, maze Imana yakira amasengesho yacu amusabira. Tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana. Ni amagambo Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma 14:7 kugeza ku wa 9. Koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta n'umwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, muzi yuko ubuzima bwacu tubukesha Imana yaturemye, bityo n'igihe mubohore ingoyi y'icyaha, umuhirwe ridashira, maze urumuri rw'iteka rumurikire. Igihe cyo kuzuka azabone umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu. Ibyo tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye rero gukora umutangazo twerekezaho, tugiye gutura igitambo cy'Ukaristiya dusabira umubyeyi wacu umuvandimwe wacu Bernadetta. Korali be kandi iririmba n'ababwiriza bakurikiyeho atwaye umusaraba n'ifoto, noneho natwe gutuza mbashe kurizirikana. Imbere yawe dawe Mana nziza, Mungu wawe Mungeri mwiza, ukumbuza umwe mu ngomane zawe, udutirinde igihumbi n'amara ndi kure yawe. Inema y'umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Mutagatifu bihorane namwe. Kandi muhorane. Kristo bavandimwe,
nk'uko twatangiye isengesho tubizirikana umubyeyi wacu Benedetta ni umubyeyi kuri bamwe, ni inshuti ku bandi, ni umuvandimwe ku bandi, umuturanyi. Twese ko turi aha ngaha ni ikimenyetso cy'urukundo tumufitiye. Isengesho rero tugiye gutura Nyagasani, isengesho rikuru, igitambo cy'Ukaristiya, turagira ngo dusabe Imana imbuto zaryo zimugirira akamaro maze imutuza heza. Mbere yuko turikomeza, ndagira ngo umuntu wateguwe udufasha kumenya ubuzima bwe yigire hafi maze dukomeze isengesho rimusabira tumuzi. Aramwicaye gato yarafite aho yicara. Bavandimwe, inshuti z'umuryango, baturanyi, namwe bandi mwese mwagize aho muje kudutabara, turabashimiye. Bandi bahumugisha. Reka twumve amateka y'umubyeyi wacu Nyiraneza Bernadette. Reka duhamagare Ndahimana François ayatugezeho kugira ngo twese turanga tubashe kumenya uwo twaje guherekeza uwo ari we. Muraho mwese, mwumve amateka y'uyu wagiye kandi akagenda neza. Imyirondoro ya nyakwigendera. Uyu wagiye agasinzira yitwa Nyiraneza Bernadette. Uyu mubyeyi yavutse 1900 tariki ya mbere z'ukwa mbere 1955. Asinziriye cyangwa si agiye nk'uko abandi bagenda tariki 20 z'ukwa kabiri 2025. Ni ukuvuga ko yari yujuje imyaka 70. Yashakanye na Munyandamutsa Juste mu mwaka w'1979. Uwo mugabo we aza kwitaba Imana 1998. Ubwo yaramaze imyaka 27 yibana arera abana be. Babyaranye abana 8, abahungu 5 n'abakobwa 3. Bose barahari. Hashatse abana 6. Mu nzu hasigayemo abana 2 batarashaka b'abahungu. Akaba asize umuryango, asize abuzukuru 14. Bose hamwe akaba asize umuryango w'abana 22. Uyu yabatirijwe muri Kiliziya Gatolika, akaba anarimo asinziriye cyangwa se agiye anarimo yasengeraga. Murakoze. Korakoze utugejejeho ubuzima bwa nyakwigendera. Bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabire ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire.
nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. yacu urangwa n'impuhwe kandi ugakunda kubabarira, turagutakambira twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Bernadeta wategetse ko ava muri iyi si ngo aze iwawe, ubwo yakwizeye kandi akakwemera mwe kugera iwawe ari naho iwacu nyakuri, maze agira ihirwe mu byishimo bidashira ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mwana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. ryo muri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Niba Imana turi kumwe ninde waduhangara yo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kumwe nawe? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana ko Imana iziha kuba intungane? Ninde uzazicira urubanza ko Kristo Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, we uri buryo bw'Imana akaba anadutakambira? Iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, bitotezo se, inzara se, ubukene se, ibitego se, cyangwa inkota? Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero sinshidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabibasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari ibyejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze azatandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingororano, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Ko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura,
nari imbohe muza kundeba, no ku intungane zizamusubize ziti Nyagasani twakubonye ryarushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo unywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri aba bavandimwe banjye baciye bugufi nijye mwabaga mubigiriye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turasingizwa Kristu. kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahora witeka, twavutse ku bubasha bwawe Nyagasani kandi tugengwa n'ubushake bwawe. Ni nawe wategetse ko dutura kuri ubu butaka twabumbwemo twabusubizwamo n'icyaha, ariko twebwe abacunguwe n'urupfu rw'umwana wawe udushishikariza kuzagera ku ikuzo ry'izuka rye. Igizo cy'izina ryawe tuvuga udahwema tuti Nyir'ubutagatifu ni wowe Nyagasani Mana umutegetsi w'ingabo, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, nawe muntu mw'ijuru hasingizuje mw'izina ryawe Nyagasani, nawe muntu mw'ijuru. koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifu umanyura, nuko ohereza abigishwa be avuga ati mwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni impuguro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumirwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora urwibutso rwanjye.
n'iyobera rikomeye ryo kwemera. Hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakire mu rumuri guturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tubashe kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo we, n'abasabo ntagatifu bose bakunyuze uko ibyo byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose ikuzo ryose ubishikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Mu ijuru icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, turi musakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegerejeho amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo, intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntite ku byaha byacu, ahubwo wite kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe yiha amahoro, kandi wibumbire mu bumwe, wubaho ugategeka iteka ryose. Mugire iteka amahoro Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nk'abavandimwe twifurizanya amahoro. Mama yapfuye neza, Imana imuhumugisha. Ubundi buhamya natanga kuri mama, numvise ko mama yapfakaye amaze imyaka 27 atubana wenyine, ariko mama yatubereye umubyeyi. Mama yabaye hafi yacu. Mama apfuye mu bana turi kumwe kari 8, nta mwana ushwanye n'undi atubumbabumba. Ikindi navuga kuri mama muri zo. Haleluya, Yesu ashimwe. Nanjye uyu ni mama wacu, yari n'inshuti yanjye, by'umwihariko yari inshuti yanjye cyane. Uyu mama rero ikintu namuvugaho namubonyeho cyane, yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi uhana,
yari umubyeyi ukunda Imana cyane cyane iyo wamujyanagaho nk'ikibazo ikintu cya mbere yakubwiraga ati tubanze dusenge byose yarangiza akavuga ati kubera ko tubisize imbere y'Imana nta kiratunanira uyu mubyeyi rero aho yararwariye hariya i Musanze yarwaranye ubutwari kandi arwarana ijambo ry'Imana muri we kuko niyo wabonaga muganiye iyo abashaka kugira ngo muganire ntabwo yacikaga intege mbese ni umubyeyi usinziye azi ko Imana koko ko ibyo yari arimo ari mu bushake bwayo gusa Imana imuheruko ridashira. Murakoze. Murakoze. Nanjye ndi umwana wa gatatu mu bana ba mama ariko nkuko batazi n'isura ya papa twafatanyije nawe muri byinshi mu rugamba rutoroshe mu bukene twari dufite ariko nta muntu wamashije kuducamo ijisho. Ejo bundi tariki 8 z'ukwa kabiri nari namusuye ngeze ku bitaro niho yarageze ahantu ho gutangira kunanirwa nshatse bageze mwekuye intima wamenye arangije arangira ati nakumenye uri Rutayisire ndangije arongera arahengeka umusaya arangije arongera areguka aravuga ati Rutayisire ati uzandebere aba bakobwa uzandebere baharera. Nari ndi kumwe na Nyiramugisha uyu mukuru wacu ndi kumwe n'uwitwa Mukare nibo twari turi kumwe barabyumva barangije bahita bambaza bati bumvishe ijambo rikomeye akubwiye ndangije ndababwira nti ndabakaroma mu buryo bwa kigabo nubwo ndi kumva ubu bishatse kwanga ariko imbaraga zigomba kubuza ndangije ndabakaroma ndababwira nti oya ntabwo ari byo avuze ibyo murimo kuvuga murabeshe ndangije mu buryo bwo kugira ngo badaturika bakarira naho nandyo ijambo rya nyuma nje mperuka kuvugana nawe mama ntako atagize ngo aturere yarageze aho kuba twamwishura ibyo yadukoreye none agiye twari tugeze ahantu heza ntacyo twamushinja ubukwe bwe bwa nyuma n'ubu dutashe Imana mwakire mu bari. Murakoze. Kristo yeza kuvugwe mvuka muri uru rugo umugabo uyimira neza witabye Imana niwe nkurikira ubuhamya natanga rero ba mama na ba papa n'aba basaza banje ndetse n'umugabo wanje bose bapfiriye igihe kimwe rero kase dusigarana imfubyi ariko nageraga muri uru rugo nkaba aho nsomereye bose bazanaga ibiryo tukarira aho ngaho n'ubwana bwose buri mu ukabona bose baje tukicaye hano twamwitaga kaka urugo yari arubumbye n'ukuri ntabwo ari ugushekereza abamuzi baramuzi yari umubyeyi ufite amagambo make ntabwo uru rugo yari arubumbye babizi barabizi nkaba rero nsaba aba barusigayemo kumureberaho mwese mwabyukaga mukigendera mukamusigira abana banyu mukigira mu kazi ubu rero mumenye ubwenge mugere ikirenge muke nta kindi namuvugaho cyane yari atubumbye twese Imana imwakire mubaye. Murakoze. Muraho neza mbere na mbere amazina nitwa ko Gerard ndabashimira mwaje guherekeza kaka je nta bintu byinshi byo kuvuga ko kaka ni ibintu byinshi yankoreye kubisa cice ko ndebe n'ishuri dikesha kaka ko ngiriye inama nyinshi narizambaguza ngo ndishaka kuja ku ishuri ariko ngiriye inama nyinshi nsubira ku ishuri. Barakoze abaduhaye ubuhamya cyiciro cya mbere. Cyiciro cya kabiri harimo Mukandutiye Laurence, Nyiramugisha Gaudence, Nkundumpaye Specious, Nyirabajakera Dafros,
na Rutaganira Ildefonse. Abo bakwihuta nabo bakaza hano imbere noneho tugacunguza iby'umwete. Uwitwa Rutaganira Ildefonse aba yari hafi yakwihuta ndetse n'abandi bose twavuze. nta n'uburyo ngomba kungarukanga madamu yavuze icyo navuga uyu mukecuru avugana amabukwe ariko kuva navana umugeni mu rugo rwabo imyaka irenga 30 ntaho yarataniye n'amabukwe n'urubyaro rwanjye rurahangaha yaba nje nshaka mu muryango yambaye hafi abana banjye aba hafi ndetse n'abana banjye bashyingirwa nabo. Yari umubyeyi mwiza w'imfura urangwa no guseka urangwa no guhora yishimye. Nkuko babangiza babivuze icyo basaba hari bashiki banjye muri barumuna banjye imyitwarire ye ubupfura bwe ntimuzatandukanye nabwo. Ntazagire satani ubazamo hagati muzagiteka yose muzirikana usanga aturanga nanje turaturanye ariko mu buzima bwe yamfashe neza twabanye neza abana nabyaye n'abamusigirana akabasigarana abana banje bose bamwita kaka. Bernadette twasenganaga twara gusenga mu muryango remezo twarajanaga yakundaga ishengesho cyane yari n'umurejiyo ndetse ko atari yagasezeranye muri rejiyo ariko yari gushaka kwiyegura Bikira Mariya. Bernadette nk'uko kwa 10 yari yarakoteje ariko ngo araja Ikibeho yageze aho arakomeza arwara yagiyeyo ariko twaramusabiye tuzakomeza tumusabire Imana imwakire mu bayo yatubereye umubyeyi kugeza ubu ngubu ava mu mubiri nta kosa dukoranye Imana izamwakire mu bayo. Kristo yazakuzwe. Uyu wagiye ni mabukwe. Mabukwe icyo namuvugaho mabukwe nkigera muri uru rugo narugezemo amfata nk'umwana we mbese mabukwe ni byinshi namuvugaho no mu izina rya bakeba banjye twese yadufataga nk'abana be nta kintu twamuburanaga ntiyabaga afite icyo kurya twe tutagifite ngo abe yarya ataduhaye. Mabukwe yatubereye umubyeyi mwiza Imana imwakire mu bayo. Gusa twagendaga tukamuterera abana tukigenda tukaba twanazana nasangahe tugasanga yabagaburiye nta kibazo. Gusa Imana imwakire mu bana. Kristo yazakuzwe. Uyu mubyeyi yari umubyeyi wanjye wa batisimu yankundaga cyane icyo natakaga yakimaga twaganira kampana nanjye nasigaye mbega meze nk'interere ariko yambumbabumbaga rwose agakunda kungira inama nziza. Ubwo ahasigaye ukuntu yari muzima rwose ukuntu yari amereye n'abaturage bose n'abana bose nageraga muri urugo ngasanga babakazana be n'abana be bameranye neza ntava mu misa nanyura hano ahishije ibyo kurya nkarya naba mu gitondo nk'ejo nkabona araje kunsura ntabwo yasibaga kunsura. Uyu mubyeyi Imana izamuha iruhuko ridashira. Kristo yazakuzwe.
muryango. Ubwo nari ndwaje umwana mu kwezi kwa 10, uyu mukecuru nawe yari ari mu bitaro bya Shira. Ubwo yafashe telefone ye, nta nimero ye nagiraga, arampamagara arambwira ati hangane, bambwiye ko umwana arembye. Namubwira nti nanjye bambwiye ko urwaye, bimeze biti? Arambwira ati njyewe byanjye ntibibabaje, ahubwo bibabaje iby'uwo mwana muto. Arambwira ati nifuzaga kugusura. Ese uransura gute uri mu bitaro? Arambwira ati mbabarira ndashaka kugusura. Ngiye kubona mbona nyohereje amafaranga 2,000 kuri telefone. Kuva icyo gihe byatumye ntekereza uyu mukecuru akozwe muki. Umuntu ari ku gitanda arashaka kukivaho akaza kunsura. Nabonye koko kansuye kangezeho kandi binarampumuriza. Byanteye imbaraga mu kibazo nari mfite. Ubwo nari nsubije umwana ku bitaro, nanone ku tariki 4 kuno kwezi namugeragaho igihe cyose tukabonana tukaganira, ariko kuri iyo tariki namugezeho mvuye kuvuza umwana ndavuga nubwo nsoje reka mbanze ndebe ko umukecuru yaramutse mbere yuko nta. Arambwira icyo gihe umusekirite yari yafunze, njya gushaka umusekirite arafungura, amaze kuvuga kumbona aravuga ati ndishimye, ati wa mwana ameze ate? Ndamubwira ngiye kubona umwana ubwo yari yasigaye yicaye yananiwe kuzamuka, ahantu twari kuzamuka aho arwariye. Ngiye kugenda arambwira toya reka kugenda, ashaka guhaguruka ubwe nta mbaraga afite, hari imyembe yari aho ngaho n'imbuto zindi, aravuga ati ntabwo wagenda utariye umwembe. Ndamubwira nti rero mbabarira turi mu bitaro kandi yashaka kujyana umwana ku ishuri. Mbona abwiye umukazana we n'undi muntu wari umurwaje tumufatiye envelope. Ubwo nari mfite igikapu, arababwira agenda ababwira ati mushiremo umwembe, mushiremo ironji, mushiremo iki, ati ibyo bintu ugenda ubiha umwana, ntumuvane ku bitaro ngo mugeze mu rugo atabanje kurya. Uyu mukecuru rero icyo kumuvugaho nta kindi, gusa ambitsemo cyangwa se nsi n'umwenda wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko bashatse kunyakwigendera abari we batumye dukoranira hano uyu munsi. Tureba ko umwana wa Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Icyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yegere hose, ishaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuterane mwitwoshya ahubwo dukize icyago. Amen. Twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka, ni muri uko kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Bernadette umuvandimwe wacu ntikigaragazwe n'aya mazi y'agakiza, ngiye gutera umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. noneho n'abandi bose mukomeze mugende. No!
Nyura hano ku Mama, ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Buruki rero mbahe umugisha cyangwa cyangwa twerekera aho ikamera y'abantu bacu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe Bernadetta kuruhukana amahoro, we n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rugari rw'iteka, uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Bavandimwe, twongere tutakambira Imana tuzirikana ko Yezu yivugiye ati ngezuka n'ubugingo, kugendera nawe yaba yarapfuye azabaho, yongeye kandi uriho kandi akanyemera ateze gupfa. Twongere tumuragize Imana muri aya masengesho. Nyagasani amasengesho yacu twagutagira iteka, utubabarire. Nyagasani wariwe ku bwa Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu
Uwiteka turabigusabye umva nyagasani amasengesho yacu twagutakira iteka utubabarire. wahagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu umugiraho ikimenyetso wigishije amavuta y'abatisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye umuja wawe yagutse ujye ko yahoze yifuza kukwera umuyoboke udahemuka maze ureke kumuhatira ibicumuro bye kwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe nimuhuze n'inteko z'abamarayika abatagatifu bose tugusabye ku Yezu Kristo umwami wacu. uburenganzira bwa ashinzwe rero reka dusabe abavandimwe bari kudufasha kugira ngo yagaguhemuka ndasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana utagira ituro ajya kumureba bafite agahinda n'ayandi makuba bizashira byose ndasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe isikara bagakuramo gute bageretse reba hariya niwe tuzabana niwe watwitwariye inema nawe ndasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzajya kumureba Imana yamukunze yaramwimakaje yabaye umutoni nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzajya kumureba niwe nzazoza na hano azazikiza yegeze no hano nzabone kuzaza mu bwami bw'Imana ndasanga Mariya mu bwami bw'ijuru Nyagasani mukiza wanjye nishimiye urukundo nkunda umpumuriza igihe cyose ukambwira ko ndi runene itego ryiza iyo ndeba mfite ubwoba cyangwa nihebwe urankomeza niringiye kugira niringiye kugira urukundo nkunda rurenze ibyifuzo byanjye mushimire urukundo
kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu usa n'uwe wazutse muri tudasange mu bagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe baragenda musubiza muti maze umuri bw'iteka rumurikire aruhukire mu mahoro nyagasani mwige bidashira iteka rumurikire aruhukire mu mahoro yashoje ngaba bafuni mukomeze ibyanyu fata mufuni murambura akaboko barakoze nobe nabo bashireho ururabo abuzukuru abandi bari ubwo bafata bari babonetse murubahereza rezo muruzana hano murekure jambe rushira hano okay ngamuruzane babiri murushireho byatunganye muruzane hano tasi barakoze noneho umuryango wa Nyiramuhire nawo begere hafi abafite ururabo barubashikirize kimeze nk'imbere gake ruringanire n'ubu ruringanire reka hereza barushire noneho habaye hari undi muntu igihe tugitegereje izuka rizaduhuriza twese mu mahoro bavandimwe tumaze gushyira indabo n'urumuri kuri iyi mva ibitse umubiri w'umubyeyi wacu umuvandimwe wacu izi ndabo ni ikimenyetso cy'urukundo tumukunda urukundo ruzahoraho n'uru rumuri ni icyizere dufite cy'uko tutazabaho mu mwijima ahubwo tuzahora turi ahakeye ahari umucyo utamanzuye ni mu bugingo bw'iteka uyu mwanya rero mbere y'uko tuvuge uyu muryango wabuze umubyeyi wihangane mukomere kandi twese turi mu rugendo iwacu si hano ku isi ejo tubwira ibyo mbivuze mbere y'uko mpa umukuru w'umuryango ijambo kugira ngo noneho atubwire gahunda zindi zikurikiye ejo cyangwa ejo bundi nyuma y'uko dushoje uyu murekire
ndi gushimira abantu batubaye hafi by'umwihariko kurinda kugeza uyu munsi tumushinguye murakoze nta kindi noneho reka umukuru w'umuryango turabashimira abantu mwese muri hano ariko cyane cyane by'umwihariko idini rya Kiliziya Gatolika ryadufashije kuyobora uyu muhango turashima n'intumwa bohereje Imana ibaha umugisha icyo twababwira ko nuko nyine kuko bamaze kubibabwira ko nitumara kubanga buri wese agomba gusubira aho yari yicaye tukamanza gukaraba intoki turabamenyesha kandi ko nta kiriyo kizahaba ahubwo murakomeza kudusura kuko mwari mubisangana hari abantu ngiye gusoma hano ndagira ngo mu kanya tuzahurira hano mu nzu hari ikintu turababwira hari uwitwa Nyiramugisha Vestina hari uwitwa Harerimana Beatrice hari uwitwa Uwimana Angelique hari n'uwitwa Uwingabire Aline aba bantu tuzahurira hano mu nzu hari ibintu turavugana murakoze Imana ibahe umugisha dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritwongere none tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubarira abaducumuyeho tutirane tukoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya dushimire umwana n'Imana weguje abagore bose umugisha n'izimana ryarasizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana dusabira tw'abanyabyaha igihe tuzapfira amina wowe Mana data na Mwana na Roho Mutagatifu uko bisanzwe iteka n'iteka ryose amina nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde Imana data na Mwana na Roho Mutagatifu roho yanjye irasingiza Nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we